orchestre ikitegura Yes. abe abana b'abakobwa bari buremerwe n'umushinga wa Dorcas kugira ngo bahurire hano munsi y'iki giti inyuma na sosiyale y'umurenge bihutishe. Satahaga iwacu zarusaga inyana nziza zo mu ruhongore wowe kibereka umugambwa yakwinikiza inka ze kibera inka nkaba ndahari sigabana ibyasi imitemeri yabyo yewe kibera inka bati kibera inka urumare bati kibera inka urumutoni bati kibera inka nyampinga
kibere nka ibyasi ku ruhimbi byaridogeje yewe kibere nka imonye nziza ku ruhimbi yari ihari yewe kibere nka imitozo ku ruhimbi yari ihari yewe kibere nka ati kibere nka umwari ati kibere nka rumutoni ati kibere nka inyampinga
Fari Diana kubikire dufite insanganyamatsiko ivuga ngo uburinganire n'ubwuzuzanye mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Gahunda rero uko iteye, nitumara kwakira itorero rimaze kudususurutsa, turi bwakire nyakubahwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wacu wa Rubona kugira ngo adufashe mu kwakira abashyitsi no kutwereka abo turi kumwe. Umugore murakoze cyane. Itorero mutwakirire abashyitsi.
Bugesera ishyamba ry'urwiri ruciye inkore maze inka z'u Rwanda zirarisha zirahaga ese nyamwinga mwe Nabanje mu mikubitiro zimaze gutwamenya ruterabwoba wirwa Kota nama jukun kinde me hoga babar ga khula to ai batanga menawaza ndenye nawe nyanja kurwa agora babar ga khula to ai samara bora mama dire ko batanga menawaza ndenye chuba ro aga tapijar da pangwa de brema turamba na chuba kwa mukoma ndi mukara we chuba yaje ro ngo tokurera bado besha mugotanera kare ko woyo troso yo aho kajeri bo bade gade kwa yo kwa baseter kwa tuya gore kare promo kwa ko bede shana jaga bade ro bara kuro kwa bar kwa jade ayo bado ko bade zama ko daru tawaji wo honi wajo setanga mehe ayo o karbe zira ko kwa mjendo What did you
nyakubahwa meya w'akarere ka Rwanda, ba nyakubahwa badepite,
ba nyakubahwa visi meya karere kacu ka Rwamagana ushinzwe ubukungu, ba nyakubahwa mwese muteraniye hano, manje kubahika umurenge wacu wa Rubona. Nyakubahwa meya w'akarere ka Rwamagana, muratwihanganira twikoranabuhanga. Umurenge wa Rubona n'umwe mu mirenge 14 igize akarere ka Rwamagana. Ufite utugari 6, imidugudu 38, ukaba ugizwe n'ingo 7356. Abaturage bagize uyu murenge ni 29,574. Muri utu tugari ko ari 6 tugize umurenge wa Rubona, twose tugizwe n'amashanyarazi. Utugari twose tugerwamo n'amashanyarazi, kuko mu gihugu cyose ndetse no ku isi hizihizwa uno munsi mukuru w'umugore, ukaba ufite insanganyamatsiko ubwuzuzanye n'uburinganire mu guhangana n'ingaruka ziterwa n'imihindagurikire y'ibihe. Nyakubahwa meya w'akarere ka Rwamagana, kimwe no mu yindi mirenge yose ndetse no mu gihugu cyose, uno munsi abaturage barubona babukereye kugira ngo bizihize uno munsi mukuru w'umugore. Nyakubahwa meya, nagira ngo nze kuguha yego nkosoye bukeya. Nagira ngo nze gusaba meya w'akarere ka Rwamagana aze kutwereka, atwakirira abashyitsi bazanye nabo, ndetse anabatwakirire, anabereke abaturage b'umurenge wa Rubona nk'uko batabazi. Murakoze nyakubahwa meya, twagira ngo tubaheze uno mwanya kugira ngo mubatwakire ndetse mubatwereke. Murakoze cyane. Rubona oye! Ahari ngira ngo ntago batwumvishe neza. Rubona oye! Murakoze. Nagira ngo nshimire umunyamabanga nshingwabikorwa uduhaye umwanya kugira ngo tubereke abashyitsi turi kumwe kuri iki gicamunsi, aho turi kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore. Ku rwego rw'akarere ka Rwamagana tukaba twawizihirije mu murenge wa Rubona, kandi tunabashimira yuko mwawitabiriye muri benshi kugira ngo twifatanye kuri iki gicamunsi. Mu bashyitsi rero twazanye nabo kuri iki gicamunsi harimo abadepite 3 bose b'Abanyarwamagana baje kwifatanya natwe. Baje barangajwe imbere na honorable député wa Maria Odette. Nagira ngo ajye imbere abaramutse. Ni umushyitsi musangwa. Nanone turi kumwe na honorable député Uwineza Berine, nawe ni umunyarwamagana, ni n'umunyarubona byose. Turi kumwe nanone na honorable député Nyiragwaneza Tanazia, nawe ni umunyarwamagana.
ubu rero ni abashyitsi ariko ni n'abasangwa kuko bose ni abanyarwamagana. Turi kumwe na Vice Mayor ushinzwe iterambere ry'ubukungu Madamu Nyirabihogo Jeanne d'Arc, nagira ngo nabo baramutse. Turi kumwe na Vice Mayor ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Madamu Mutoni Jeanne. Turi kumwe n'umuyobozi wa polisi mu karere ka Rwamagana Chief Superintendent Magwigwe. Nanone mu bandi bashyitsi turi kumwe nabo hano, turi kumwe n'umuyobozi waje ahagarariye SNF mu karere ka Rwamagana Madamu Claudine, akaba n'umujyanama mu karere. Turi kumwe nanone na Madamu Jeanne, nawe ni umujyanama mu karere ka Rwamagana. Turi kumwe n'undi mudamu nawe mu nzego z'abadamu Alexia Nkurunziza, nawe ngira ngo baramutse. Rero ubwo abashyitsi ari benshi, reka mpinira ahangaha, abandi bose turi abanyarubona, ubwo turakomeza tuganire. Murakoze. Murakoze cyane nyakubahwa Meya mu kutwakirira abashyitsi tugiye kwifatanya kuri uyu munsi, tugira ngo dusabe umugore uhagarariye abandi muri aka karere ka Rwamagana atugezeho icyo yaduteguriye. Murakoze cyane. Mutima w'urugo, aho murasobanutse. Murakoze cyane ba nyakubahwa abadepite, nyakubahwa Meya w'akarere ka Rwamagana, ba nyakubahwa aba Vice Mayors, ba nyakubahwa bashinzwe bari mu nzego z'umutekano, ba nyakubahwa abajyanama ku rwego rw'akarere, ba nyakubahwa bagabo, by'umwihariko ba nyakubahwa bagore dukunda, ndabasuhuje. Murakoze cyane. Ni koko uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi utagira ukusa, ni umunsi abagore dukoma yombi, ni umunsi kandi abagabo bakoma yombi, ni umunsi umugore yongera kwitekerezaho. Nk'uko batangiye babivuga, uyu ni umunsi mpuzamahanga w'umugore. Uyu munsi watangiye mu 1972, utangizwa n'umuryango w'abibumbye, aho dufite insanganyamatsiko igira iti ubwuzuzanye n'uburinganire mu guhangana n'imihindagukire y'ibihe. Maze iminsi ndimo kubabazwa ibibazo byinshi cyane, ahari se harimo n'abagabo nabo bagiye babyibaza, turi buze kureba igisubizo. Hari aho ugera wavuga uburinganire, abagabo batireka iryo jambo buriretse. Hari aho ugera wavuga uburinganire, abagore ati noneho yego. Ndagira ngo rero tuze kugaruka ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Iyo tuvuze uburinganire, ntabwo tuvuze ko umugabo azaringanira n'umugore. Nta kimenyetso cyabihwanye twashyira hagati y'umugabo. Icyo bishatse kuvuga ni iki? Ni amahirwe angana, ni uburenganzira bungana. Usanga muri iyi minsi abagore bari barimo bitiranya cyane uburinganire, akavuga ati noneho nanjye kubera ko ari uburinganire uri bujye mu kabari utahe saa 3 z'ijoro na saa 3 z'ijoro. Ntabwo aricyo bishatse kuvuga. Uburinganire ni amahirwe angana. Nimba umugore ashobora kuba umuyobozi akaba depite, umugabo nawe akaba depite, ya mahirwe umugore nawe akaba yayahabwa. Ngira ngo mwabibonye cyane mu kivugo cyacu, ngira ngo twongere tugisubiremo, ngira nti mutima w'urugo ni mutima w'urugo, ni nyampinga, ni umugore ubereye u Rwanda, sinzatesha agaciro uwakansurije. Aho ya murakoze cyane. Nicyo nshatse kuvuga, ni koko rero ntabwo tuzatesha agaciro bakadusubije. Nahoze nicaye hariya ndeba babyinnyi
ndeba abantu bose duteraniye hano ndavuga nti ntabwo tuzatesha agaciro bakadusubije mu gihe ubundi mu bihe bya kera umugore yari uwo mu gikari aha hakagombye kuba hari umugabo gusa ariko niba murimo kureba neza murebe muri iriya tente abayobozi dufite benshi n'abagore ndagira ngo icyo mugishime cyane bivuze ngo ntabwo tuzatesha agaciro wakadusubije njyewe nagize ibyishimo cyane nshaka kuguruka nubwo se kubera umugore twicaye hano kubera umugore tungana gutya ni byiza cyane ntabwo tuzatesha agaciro wakadusubije hanyuma rero twarimo tuvuga ku buringanire n'ubwuzuzanye ni amahirwe angana n'uburenganzira bungana ntabwo tuvuze ngo umugore azagenda ajya hejuru y'umugabo ntabwo tuvuze ngo umugabo azajya hejuru y'umugore ahubwo icyo dushatse kuvuga ni amahirwe angana mu buyobozi mu guhanga n'imihindagurikire y'ibihe njya nkunda kubwira abantu ngo kera twari dufite amashyamba inkwi zihari tukajya gusenya ariko muri iki gihe usanga ari ibibazo bikomeye kandi imihindagurikire y'ibihe akenshi igera kuri ba mutima w'urugo ingaruka y'imihindagurikire y'ibihe igera kuri ba mutima w'urugo inkwi zikabura mutima w'urugo umugabo yatatese turarya dute nkene ibyo byiza rero ko hagomba kubaho ubufatanye ni byiza ko hagomba kubaho ubwuzuzanye mu guhangana n'imihindagurikire y'ibihe ubufatanye habaho ubwuzuzanye kugira ngo duhangane n'imihindagurikire y'ibihe ariko kandi abagabo batumvise uburinganire ngo bavuga ngo abagore barabaduteje ntabwo ariko bimeze nongere mbigarukeho iyo tuvuze uburinganire ni amahirwe angana ntabwo bivuze ko umugabo azangana n'umugore kuko hari uko umugore ateye hari n'uko umugabo ateye ntabwo rero kuvuga ngo umugore aringaniye n'umugabo byashoboka ahubwo amahirwe niba umugore ajya gucuruza umugabo akajya gucuruza ni amahirwe nabisubiyemo niba umugabo yagiye mu nzego z'umutekano umugore nawe agiye mu nzego z'umutekano ariko kandi turusheho guhangana n'imihindagurikire y'ibihe intego y'uyu munsi rero hari abarimo abagabo muri iyi minsi bakunze kumbaza cyane ngo ese ngo ni ukubera iki hari umunsi umwe w'umugore ngo mbese kuki hatabayeho umunsi w'umugabo icyo kibazo umunsi twongera kwibuka uruhare rw'umugore mu iterambere ry'umuryango ni byiza ko twongera kwibuka uruhare rw'umugore mu kubaka igihugu ibyo byose rero tubicisha muri uyu munsi ni byiza ko twongera kwibuka ubutwari bw'umugore hari byinshi u Rwanda rwagezeho hari byinshi ku rwego rw'isi twagezeho kubera umugore ariko kandi nkabwira abagabo mwabonye igihe kinini cyo kuvugwa cyane cyo guhabwa agaciro mu nyemerero uyu munsi tujye tuha agaciro hanyuma twongere kugaruka ku butwari bw'umugore njya mbwira cyane abagore cyangwa se imiryango bagaragariza agaciro k'umugore mu muryango iyo ugeze mu muryango usanga umugore ari minisitiri w'uburezi niwe wita ku bana usanga umugore ari minisitiri w'imari niwe mubibitsi mu rugo umugabo ushaka kugira ngo azatere imbere ajye abisa umugore iyo ugeze mu muryango usanga umugore ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga umugore yazi kwakira abashyitsi neza yazi kwakira abo umuryango yashatsemo urugo ruragendwa bivuze ngo umugore afite agaciro gakomeye cyane iyo ugeze mu muryango usanga umugore afite agaciro gakomeye mu kubaka umuryango utekanye niyo mpamvu tugomba gufata uyu munsi tukongera tukibuka tukongera tukamutera imbaraga kugira ngo nawe koko yumve ko agomba kwisobanukirwa kugira ngo nawe yumve ko agomba kugira uruhare ry'igihugu ndagira ngo rero ndabona ya mvura yacu y'abagore iri hafi kugwa dufite benshi bari buze kutuganiriza dufite benshi bari buze kutuganiriza ndagira ngo twikirize ahangaha ariko kandi bagore mureke duhangane n'ibihe bagabo mureke tugire ubwuzuzanye kugira ngo duhangane n'imihindagurikire y'ibihe murakoze cyane arakoze cyane mumfashe tumushimire Madame Claudine ku mpanuro nziza aduhaye zitwibutsa nk'abagore ndetse n'abagabo bacu muri rusange uyu mwanya rero tugiye kwakira ubuhamya bw'umugore witeje imbere mu murenge wacu wa Rubona umwanya n'uwo bifite aho byamuvanye n'aho bimugejeje nk'uko mwese mubibona umwanya ukurikiyeho ni uwo kuremera imiryango
yagenewe ubufasha uyu munsi imiryango iciriritse, twasabaga abiteguye muri icyo gikorwa ko bakwigira hano. Turasaba umuyobozi wa FXB ku rwego rw'akarere ko yakwigira aha kuri iyi tente kugira ngo afatanye na bagenzi be. Nyakubahwa Visi Meya w'Akarere ka Rwamagana, nyakubahwa umuyobozi ushinzwe umutekano mu karere ka Rwamagana, abajyanama b'akarere, namwe bagore ndetse n'abagabo mwaje kudutera ingabo mu bitugu, turabaramukije. Twe nk'abagore kuri uyu munsi tunejejwe cyane nuko u Rwanda rwagize uruhare narwo mu guteza umugore imbere no kumuha imbere mu gihugu ndetse no kumuha umwanya muri gahunda zose zikorerwa mu gihugu. Twebwe nka FXB Rwanda turi mu karere ka Rwamagana, by'umwihariko muri porogaramu igamije kurwanya ubwandu bushya bwa sida ndetse n'ubukene bushobora kurira kuri icyo kibazo. Tukaba twarabashije gufatanya n'umugore hano muri aka karere ndetse n'umukobwa, bajya mu matsinda bo ubwabo bishyira mu matsinda. Akantu mubona ni stretch, ni plastic, ni stretch karakweduka ariko nikakoze muri plastic. Karakweduka niko kadozwemo hano imbere. Nukuvuga rero iyo umukobwa agiye mu mihango afata akangaka akagaseseka hano, tubashimiye tubikuye ku mutima. Imana ibahumugisha. Iyi ntabwo ari izajenike, irameswa, ikoreshwa igihe cy'imyaka 3. Iyo kamwe kanduye agakuramo akazana kandi abafite akangaka kakozwe nako mu ishashi, iyo ari ku ishuri cyangwa ahandi hantu yagiye aragafata akakazingamo hano akaza kukamesera mu rugo. Rero iyo abonye ko ashaka guhindura cyangwa afite imihango cyane, ashobora guhuza 2 cyangwa 3 agaseseka hahandi, bityo bityo. Abagore bubahwe. Ababihabwa rero bizabamarira iki? Bizafasha mu rugo rwabo kugura kotex buri kwezi, azabana nabyo abimese. Twabanje guhura nabo turabibasobanurira uburyo byo kwitabwaho, uburyo umukobwa abihindura, ajya guhindura akakora isuku nyuma ya buri masaha 3. No mu busanzwe nuko nguko iyo utinze guhindura. Rero kujya mu mihango ni ibintu biri nomo, ni ibintu bisanzwe kandi ibintu byo kubahwa, ni ibintu bizima. Dukorana n'umuryango w'Abanyamerika witwa Days for Girls International, niwo muryango udufasha no mu bijyanye n'amahugurwa. Ni ibintu byageze mu bindi bihugu, biri muri iki gihugu, biri mu bana bacu b'Abanyarwanda. Bizatuma ababyeyi babo badatakaza cyangwa badatanga amafaranga buri kwezi yo kora bagura ibi bikoresho. Bizamara imyaka 3 bifashwe neza. Murakoze, murakagira Imana. Mufasha dushimire Dr.
Dorcas Consolation Family ku nkunga nziza baduhereye abana b'abakobwa ndetse n'abagore, kandi murumva ko ari ingirakamaro cyane ko abenshi mubona ko ari bishya. Reka duhamagare 20 abantu 20 kugira ngo tubahereze nibura, abandi turakomeza. Turahamagara Uwizeyimana Claire, Uwingabire Goreti, Uwambazimana Benita, abari hafi baze bayobowe n'umuyobozi affaires sociales warubona, abari hafi bakwihuta bagenewe bibi, bakwigira imbere wakomeza. agatwiko karabonetse. abaturage bakehe bacu muze karibu. abandi tugenda kwicara hanyuma tukaza kubifata nyuma. Keria nawe wakwigira imbere. Ishusho ingirira imvura izuba rigiye umusore. mumfashe dushimire Dorcas Consolation Family ku bikorwa byiza batugejejeho uyu munsi, twakira uhagarariye inama njyanama ya Rubona kugira ngo nawe muri iki gikorwa cyo kuremera akomerezeho. Banyakubahwa badepite, kubahwa meya, turabashimiye kuba mwaje kwifatanya natwe muri ibi birori byo kwizihiza umunsi w'abamama. Namwe banyakubahwa mwaturutse ku rwego rw'akarere, inama y'umurenge wa Rubona, abayobozi bagize ibigo barayiganirije ku kibazo cy'abana bagaruwe mu mashuri. Hari impano irimo indi myambaro y'ishuri, twagira ngo Visi Meya aduhagarare. Ni
twasabaga abayobozi b'ibigo by'amashuri bitabiriye iyi gahunda ko bakwigira imbere bakakira impano baduhereye abana babo. Ufite impano yayegereza umushyitsi mukuru Honorable Odette, iyo mpano akayishyikiriza mu mashuri. Gahunda yo kuremera irakomeje. Uyu munsi w'umugore ndabona ari umunsi udasanzwe. Tugiye kwakira ba mutima w'urugo w'umurenge wa Rubona nabo batugezeho igikorwa cy'uyu munsi muri iyi gahunda. Murakoze cyane.
ariko nanjye nyitanga kuzinduka nzinduwe no gusaba umugeni utabira umuhungu wanjye rubaye ngakomeza mu rubari z'abashira akamubiri mbese mpamashira muri amahoro wigira impungenge wa mugabo inkwari nazifite ndetse n'ikigo cy'imana imbuto umushumba uziragiye ibihugu byose bitangira kwizihiza
wagize umuryango w'abibumbye ukaba warashyizweho n'umuryango w'abibumbye kugira ngo abagore bongere bahabwe agaciro kabo bari baravugiye. Tugarutse mu Rwanda uyu munsi turawizihiza mu buryo bwiza, ariko nanone tuzirikana yuko twari tumaze igihe kingana niba nibeshye n'imyaka 2 tutawizihiza bitewe n'ibihe twarimo kandi n'ubu tukirimo n'icyorezo cya coronavirus. Nkaba kugira ngo nongere nsabe abateraniye aha ngaha gukomeza gufatanya n'inzego z'ubuyobozi n'inzego z'ubuzima kurwanya icyo cyorezo, kwambara neza agapfukamunwa, kugerageza guhana intera ndetse tunakaraba neza intoki. Kugira ngo byagaragaye yuko abantu bari bamaze igihe kinini batagira ubusabane no gusuruka nk'uku nguku. Abantu bitabiriye uyu munsi mukuru mpuzamahanga w'umugore ari benshi, turongera kubasaba kuzirikana kwambara neza agapfukamunwa no kugerageza guhana intera, kuko icyorezo kiracyahari tutaza kugira ugitahana, kandi twari turimo kugerageza kukirwanya kandi n'imibare y'abandura yagabanuka. Ubwo rero twese dufatanye kandi dukomeze no kwitabira urukingo kugira ngo wagira ibyago akandura kitaba cyamuzahaza. Kuri uyu munsi rero mpuzamahanga w'umugore, mutima w'urugo oye, ngaho mu kivugo cyacu mutima w'urugo ni nyampinga, ndi umugore ubereye u Rwanda, sinzatesha agaciro uwakansubije. Aho murakoze cyane. Nyakubahwa umuyobozi w'akarere ka Rwamagana, banyakubahwa ba vice mayor, banyakubahwa muri mu nzego z'umutekano mufatanya n'ubuyobozi bw'akarere, banyakubahwa abajyanama, banyakubahwa bafatanyabikorwa, nyakubahwa executive w'umurenge wa Rubona nabo mukorana mwatwakiriye, banyakubahwa abaturage, agira ngo mu izina ry'ubuyobozi bw'inteko ishinga amategeko no mu izina ry'ihuriro ry'abanyarwandakazi bari mu nteko ishinga amategeko, twongere tubasuhuze cyane kandi tubifuriza umunsi mwiza mpuzamahanga wahariwe umugore. Twagira ngo tubabwire ko twari tubakumbuye. Namwe mwari mudukumbuye. Akaba ari muri urwo rwego ngira ngo mpereho tubashimira uburyo mwateguye uyu munsi, mwatwakiriye neza. Umuntu yagira ngo twari ku rwego rw'igihugu. Ni umunsi wateguwe ku rwego rw'igihugu, turabashimira. Ariko ndaza kubigarukaho gatoya. Meya yabaye nk'ubikomozaho, nanjye ndabisubiraho. Twari tumaze igihe kirenga imyaka 2 bidashoboka yuko twahura nk'uku, abayobozi, abaturage, inzego zitandukanye, tugahura tukaganira nk'uku, tukishima, tukizihiza haba uyu munsi mpuzamahanga w'umugore cyangwa se n'indi minsi tujya twizihizaho ibirori bitandukanye. Twese impamvu nyamukuru turayizi, ni ikibazo cy'icyorezo cya covid cyangwa se cya coronavirus cyugarije isi n'igihugu cyacu ntigisigare. Tukaba ariko muri urwo rwego hari byinshi twishimira, dushimira ubuyobozi bwacu, dushimira n'abaturage ubufatanye bwaturanze kugira ngo dukomeze guhangana n'iki cyorezo kugeza uyu munsi. Iki cyorezo cyatugizeho ingaruka zitandukanye mu mibereho yacu, mu bukungu, ariko cyanadutwaye abantu. Ni ukuvuga ngo ni umwanya wo kwihangana ariko tugakomeza gukaza ingamba, sibyo? Nifuje kugisubiraho kubera ko na meya ndumva yari akivuzeho.
hamwe n'ingamba zafashwe uyu munsi tukaba dushoboye kongera guhura. Twagira ngo banyakubahwa abaturage urwo ruhare tubashimira, tunabasabe ntihabe kwirara. Icyorezo kiracyahari, coronavirus iracyahari, ntaho yagiye. Ingamba nyinshi twafatanyijemo, ubuyobozi bwacu bwatuyoboyemo, natwe abaturage tukagira uruhare, bwatumye uyu munsi mu by'ukuri dusa nk'abagana ku rwego rwo kugihashya burundu, ariko kiracyahari, ntituze kugira kwirara. Nahoze ndeba intera twasize hano, nahoze ndeba uburyo twirinze, nyamuneka. Kandi twabonye dufite amasomo, igihe cyose twiraye iyi nyagwirongera ikazamuka. Nimwabibonye namwe, iba yagiye tuyigejeje, sinzi, ntabwo navuga ku mupaka ko ntabwo dushaka kwijya mu bindi bihugu, n'ubundi ba iri mu bindi bihugu twaba tukiyifite. Zerewe kuri uyu munsi dusaba n'itorero kugira ngo rikomeze ridususurutse kuri uyu mwanya, turaherekeza abashyitsi mu mwanya wabo. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Igihe abandi bari mu masomo akomeye wowe ukaba udahari, kandi niyo uhari ukaba wiyandikira amabaruwa. Abahungu benshi nibura atari ngo muzibanire, ubwo warekeye aho mama, ubwo warekeye aho urishinga iby'i Kigali mama bitagira iherezo, ubwo warekeye aho, ubwo warekeye aho. Mwarije kugira inama, ibyo byose ukwiriye kubireka, wese ukabigabanya. Dore nk'ubu wiga mu mashuri makuru, ababyeyi bawe birabashimisha, ariko wowe ntubyiteho, ugatoroka ukitemberera. Igihe abandi bari mu masomo akomeye wowe ukaba udahari, kandi niyo uhari ukaba wiyandikira amabaruwa. Ubwo abahungu benshi nibura atari n'umwe ngo muzibanire, ubwo warekeye aho mama, ubwo warekeye aho urishinga iby'i Kigali mama, ubwo warekeye aho, ubwo warekeye aho. Bibwira ko wiga kandi bishuka, nawe akazi kawe ukwirirwa wizererera, abandi bareba mu makaye yabo bifite bize bitegura kubazwa, nawe akazi kawe. Akarucinya karucinya makuru azakurinda, yababa ryahinda, yababa ryahinda.
n'abo bari mu gakinga muri Nyange ruganira bagore bari mu mbere namwe muri Nyange ruganira yewe nsabira we uransabira kayama nyirahinga